Salima Chika ari kumwe na DJ Dubs, indirimbo yiswe Songi Songi, njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo ikunzwe cyane, nizere ko wayinsabye yamugezeho mu Kinyarwanda. Like, share na comment, ntiwibagirwe gukora subscribe. Hati ibihuha, 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 ibihuha. Reba umunwa we agenda mvuga, reba uwo munwa acunganwa n'umunwa wawe, ucunganwa n'umunwa ugabanya amagambo. Wandetse nyiberaho ubuzima bwanjye, waretse kuzajya uvuga amagambo uvuga ubuzima bwanjye, watume nyiberaho ubuzima bwanjye. Buri gihe ubu ungaya ubwo mugambo ndabukwiyamye, ubwo bugambo bwose ndabukwiyamye. Ujye ucunganwa n'umunwa wawe, ucunganwa n'umunwa wawe, ucunganwe n'umunwa wawe, umunwa wawe, ucunganwa n'umunwa wawe. Indirimbo nyizi n'ahandi wazikoretse kuri YouTube yitwa Kai Entertainment. Hati jya ucunganwa n'umunwa wawe, jya ucunganwa n'umunwa wawe, ucunganwe n'umunwa wawe. Buri gihe ibyo wavuga byaba ari ukuri n'ibihuha, uvuga bla 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 bla, ase wazafunze umunwa gato. Buri gihe uvuga ubuzima bwe, ubuzima bwanjye utaburetse, ukamvugaho ibintu bibi, ubundi wungukira he? Waretse nyiberaho ubuzima bwanjye ukangabanyaho amagambo, reka nibereho ubuzima bwanjye ngabanyeho amagambo. Buri gihe bavuga amagambo acriticizing, avuga utugambo tutari two angaya. Wagabanyije ubugambo, wagabanyije amagambo. Songi ibisobanura umunwa. Ureba umunwa wawe ntabwo ushobora gutuza, ntabwo ushobora gutuza ugaturisha umunwa wawe. Ese ntabwo watuza ngo uturishe umunwa wawe? Ntabwo wagabanya amagambo mvuga umunwa wawe? Ese ntabwo waturisha umunwa wawe? Nizere kuri kore like, share na comment ubugambo bwawe.